icyuma ubundi ngiye kwaka amafaranga uyafite ukanzana ubwo bubona ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye nukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi mubona gute ko giyewe mama Rwema nabyara umwicanyi mu nda yanjye tihanganye oya nagari byo oya asheri ntabwo wandusiga gutya urabizi ko ndagukunda ntabwo wakwemera ko mbabara gutya no ntabwo nsigira uburibwe oya ntabwo nabibaho dadi urugendo sinarushobora umuntu araza gupfira ngaho mureke tumugire banje gushimira buri umwe wese waje hano ukuri mwakoze Imana ibamugisha Rwema ntago yari uw'ingenzi ku mugore n'umwana gusa ahubwo twese yari adufitiye akamaro nk'umuryango rero ubutwari mwagize bwo kuza kudufata ku mugongo muzakomeze mubugire muzakomeze mube hafi y'umuryango mbese muzakomeze mutange ubwo bufasha ubuse Rwema wasize ntabwo agiye hakiri kare ntabwo yari akuze cyane ku buryo yari akwiye guhita agenda aka kanya ariko ndizera ko ahantu agiye ari ahantu heza ubu yicaye mu ijuru kubera ko yari umuntu mwiza nk'uko mwese mubizi yari umuntu ukunda gufasha yari umugabo w'ingenzi rero duhombye ikintu gikomeye cyane kizakomeza kutuba mu mutima wacu ikiriyo nk'uko mubibona cyatangiye uno munsi ndizera ko muzakomeza muza mukatuba hafi mukatuganiriza kugira ngo umuryango udakomeza kubona ko uri wonyine ufite inshuti ufite abavandimwe kiriyo nyuma y'ibyumweru 2 nibwo bazagisoza ndizera ko muzamukira ubuse Rwema wowe usize wamana wowe ubuse waruriye wamana wowe nakubishoboka ayiwe ubuse nzabaho Mana yanjye wowe Rwema erega nubwo umpoza amarira Rwema niwe warungize ayiwe data we Rwe ubu wagiye murakoze birangoye gufata uno mwanya ngo ngire icyo mvuga hano ibintu bitoroshye Rwema yari umuntu w'ingenzi ku buzima bwanjye ariko sinavuga ko yari ingenzi ku buzima bwanjye gusa yari ingenzi kuri twese yari ingenzi ku muryango wanjye yabaye papa mwiza ku mwana we umuraturane mwana we aba papa mwiza amuhereza urukundo igihe cyose bari kumwe
yanyeretse urukundo nk'umugore we, anyereka ko nkwiye agaciro. Yakundaga abavandimwe be, yakundaga buri wese, yifuzaga gufasha buri wese. Ni ukuri ntabwo yari akwiriye, yari akwiye ibyiza birenze ibi. Agiye kare. Ndashimira mwese ko mwaje hano kudufata mu mugongo. Ntabwo byoroshye kuvuga no magambo cyangwa guhagarara ngo mbashe kuvuga ibi bintu. Gusa isezerano muhaye nuko nzabasha kwita umwana we yakundaga cyane, aba n'umugore mwiza yifuzaga. Akomeza haranira urukundo yari afite rw'umuryango we. Muzakomeza mu muryango kuri njye kandi muri ab'ingenzi kuri njye. Icyo nababwira, mwakoze cyane. Ntihanganiye nibagiwe kuvuga. Mama, ndagira ngo nkubwire ijambo Rwema yahoraga yifuza kukubwira mbere y'uko apfa. Yarambwiye ngo mu buzima bwanjye umuntu w'ingenzi cyane ni mama wanjye n'umwana wanjye. Yifuzaga yuko mu minsi ishize, yifuzaga ko tugusura bakubwire ibyo yifuzaga kukubwira. Mama yagukundaga cyane, niyo mpamvu nanjye nk'umugore wiwe nzaharanira kumubera ko yifuzaga. Yifuzaga kuguha ibyiza birenze nk'umubyeyi wamubyaye. Warakoze kumbyarira umugabo kandi warakoze kumukunda. Uru rukundo yagiraga niwe yarukeshaga. Murakoze. ubuzima ntubyemereye igikorwa y'amagenda. Usigaye yego kugumana yanjye, usigaye yewe. Ayiwe. Mumbabarire nta magambo menshi yo kuvuga, ariko umwana wanjye ntabwo nemera ko yagiye. Rwema namukundaga, Rwema yankundaga, Rwema yarankunze, niwe wari ubuzima bwanjye. Gusa urambwira iki kuko ntacyo mfite mvuga abana banjye, ntacyo nshoboye, ni ukuri ntacyo nshoboye, ntacyo navuga. Ntabona Rwema hano, niwe wari ubuzima. Mwese nimubizi, abantu bose nimubizi, mwese nimwari mubizi. None se ndavuga iki? Ntafite Rwema wanjye, nimundeke, nimundeke. ndabona rero bitoroshye. ndabona ko mama afite agahinda gakomeye kubura umuhungu we w'imfura. Rero ntabwo yabasha kwita agira icyo ababwira akanya. Nta kibazo, ubwo tuzakomeza tube turi kumwe. Wenda utaha niyumva umutima uruhutse azagira ijambo ababwira. Ndabashimira cyane, ndacyabashimira cyane kuba mwaje. Ubu ikiriyo, iri joro turasa nkaho tugishoje aka kanya. Uri bushaka atahe, n'uri burare
nta kibazo dufite ahantu twabateguriye hanini ubwo murarara abarara baganira abakenera kuruhuka naho harahari mwakoze cyane Bebe abahungu niba bafite ikihe kibazo abahise kandi Cyusa yanzengereje agashaka miliyoni 5 nawe namuhaye sinzi icyo yakoresheje shiri mbabwire nuko mba nanga kuvuga sometimes hari igihe abantu baba batekereza ko abagore turi babi ariko mba nanze kwivanga mu bya famiye yawe ariko niba ararengera pe arakabya cyane Curi ntukajya uvuga gutyo sibyo urugo ni urwawe nkuko nanjye ari urwanjye imitungo irimo hano yose ni iyawe nkuko nanjye ari iyanjye famiye ni famiye ariko nawe famiye yanjye bebe mba mubwire mba nanga kwivanga mu bintu bya famiye kenshi iyo umuntu abyivanzemo mugira ngo ni mubi kandi sinzi mubi bebe ngwino wambara udakererwa akazi we go tumeze neza sibyo yeah 네. 그리 말씀이 순간 버리라. wabyibushye wabyibushye 와우. 린다니 저타니 뭐 지금 찾아진다. oya ugomba gukora siporo ibintu by'inda rwose wapi naho uze kubitekerezaho pe uze kubitekerezaho ubanze kubitekerezaho kabiri Shuri, you know what? reka mbimukorera bwa nyuma sibyo shiri ntabwo nakubuza amahitamo yawe niba ariko wabihisemo njye ndagushyigikira ibintu byose kumva nzi ko ibyo ukora byose ari byiza urugo ni ukuganira mbere sibyo he's my young brother ni murumuna wanjye sibyo reka mbimukorere for the last time ubundi ubutaha buriya azatubwira njye ndagushyigikira mu bintu byose ikintu cyose uzaba watekerejeho neza ntacyo bintwaye alright so umwana ageze heza reka njye kureba ko yarangije kwitegura okay hey babe I love you love you too babe yeah none amaze kwitegura babe ça va bonjour umushoferi ahari yego umwana uzamwica kweri umwana ugomba kubaterura surprise ujya udasezeyemo wiga neza mama aragukunda byose bikaba sorry okay bye Pascal welcome Vamos criar cyangwa rutinde oya mubanguke okay